Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu nabafashe ndetse ariko ese hari igihe kigeze kigera wumva usa n'uwibagiranye? Hari igihe kigeze kigera urasenga inshuro nyinshi ariko ntiwasubizwa? Muri makeya wasenga bitewe n'icyo ushaka cyangwa se n'ibyo ugambiriye ukabona ntabwo uri gusubizwa, ukaza kureba ugasanga usa n'uwibagiranye muri wowe, ugatekereza ukumva usa n'uwibagiranye, ugasengera ibyifuzo byinshi ukabona nturi gusubizwa, ugasengera byinshi bitandukanye ukabona nta gisubizo uri kubona, kumva urihebye muri makeya. Wakwegera n'abantu cyangwa se wakwegera n'abavandimwe, inshuti, ababyeyi n'abandi bantu bawe wumva ukabona nta kintu bitanze. Icyo gihe kigeze kikubaho? Niba byarakubayeho kandi humura, niba byarakubayeho reka tunyuremo gakeya cyangwa se reka nanone twongere tuvuge ku magambo y'Imana. Niba wizera Imana ukizera n'ijambo ryayo, uri buze kumva ko wagakwiye kuba uri gutekereza ibitandukanye n'ibyo ushobora kuba waratekereje. Gusa nk'abantu bibaho, ntabwo ntawagucira urubanza, ariko kandi hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Uri kwibaza se ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Uyu munsi reka turebere hamwe icyo Bibiliya itwigisha. Hari ibihe Imana isa n'icecetse cyangwa se hari igihe kigera, Bibiliya itubwira ko hari igihe kigera Imana igasa n'icecetse, ariko guceceka kwayo ntibivuze ko yakwibagiwe. Icyo cyo ukinota ahantu, kuba urimo gusenga cyangwa se kuba ubona Imana yaracecetse itari kugusubiza, cyangwa se kuba ubona hari ibyo uri kujya usengera cyangwa uri kujya usaba Imana ariko ukabona nturi gusubizwa, wigira ikibazo. Humura, ntugire ubwoba, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko hari igihe kigera Imana igasa n'icecetse, ariko nubwo yaceceka ntabwo iba yarakwibagiwe. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo iyo ubuzima bugukomereye, hari abantu benshi banyura nyine mu bihe bikomeye, hari abantu benshi cyangwa se hari abantu banyura mu bihe bikomeye ukumva byashaririye, ukumva ni ibintu bikomeye cyane. Hari igihe ubuzima busharirira umuntu, hari igihe ibibazo biza bitewe cyangwa se bikaza mu buryo butandukanye. Hari abahura n'ibibazo by'uburwayi, hari abahura n'ibibazo byo kubura akazi, hari abahura n'ibibazo by'inzara, hari abahura n'ibibazo byo kubura icyo bambara, hari abahura n'ibibazo byo kuburira abana minerivare n'ibintu byinshi, hari ababura ibyo kurya, hari ababura aho kuba, ni ibintu byinshi cyane. Ubuzima rero busharira mu buryo butandukanye, kandi ubuzima bugasharirira buri wese mu buryo bwe, biterwa n'igeno ry'Imana cyangwa se bigaterwa n'ikimana igushakaho. Rero Bibiliya itubwira ko hari abasenga imyaka myinshi bategereje nyine igisubizo. Muri ibyo bihe urimo, muri ibyo bihe bigushaririye, muri icyo gihe gikomeye biba byagucanze wowe ukabona ko byagucanze, urwaye nyine ibyo twavuze, ni hahandi Satani akunda kuzira, cyangwa se niho akunda kuzira muri makeya, niho akunda guterera abantu akakwihebesha noneho birushijeho. Satani rero aza aguhereza igitekerezo, cyangwa se aguha, ijambo ry'Imana ritubwira ko Satani ari bwaza akakubwira ngo Imana yarakuretse. Satani muri icyo gihe cy'ibibazo nyine urimo, cyangwa se hahandi uba watesetse wibaza, niho hahandi Satani akwinjirira agatangira kukubwira ati Imana yarakuretse. Ariko se koko nibyo? Kuko mu by'ukuri Imana koko iba yarakuretse? Oya, Bibiliya itwereka ko Imana ikomeza gukora n'igihe tutabona ikiri gukora. Twebwe nk'abana b'abantu hari igihe dutekereza tukavuga tuti buriya ubwo bino bitarimo kugira gutya, bitarimo kugenda nk'uko nabisabye, buri Imana ntabwo iri gukora. Ariko kandi aho ngaho uba wibeshye, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ikomeza gukora no mu gihe wowe utekereza ko Imana itari gukora. Ndetse no kuba ubwawe ibyo ngibyo ubitekereza uri muzima, usibye ibyo wifuza n'umutima wawe cyangwa se ibiguhangayikishije, ujye usubiza amaso inyuma urebe kuko
hari icyo Imana biri gukora. Kuba uri kubyuka uhumeka ukavuga, kandi hari abandi baba bagiye kuba utambuka bikemera, kuba umwana wawe ajya ku ishuri ariko mu bihe bikomeye ariko akagenda akiga, kuba uri kwicwa n'inzara ariko ugakomeza ukabaho nturi gupfa nturi gushiramo umwuka. Ni ibintu byinshi Imana ibiri kugenda ikora. Reka turebe ijambo ry'Imana nanone ritubwire ku nkuru ya Yozefu. Ahangaha hari abantu baba baragiye banyura mu bintu bikomeye batubanjirije, bagenda batwigisha, ndetse Imana yahozeho n'ubu ngubu iracyariho. Imana yakoraga icyo gihe n'ubu iracyakora, Imana yakoraga ibyo ngibyo n'ubu ngubu iracyabikora. Ahubwo twebwe uruhande rwacu ni uruhe, cyangwa se twebwe tubogamiye ku ruhe ruhande, twebwe turahagana hehe? Reka turebe rero Yozefu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yozefu yari afite inzozi Imana yamweretse, ariko aho kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza, ibintu byarushijeho kumugora. Murabizi ntabwo ibingibi ari bishyashya, ntabwo inkuru ya Yozefu ari nshya. Nkeka ko n'umuntu adakunda gusoma ijambo ry'Imana cyane, cyangwa se adakunda, mbega ntahahurira n'iby'Imana cyane, ntahahurira n'ijambo ry'Imana cyane, adakunda kwicara ngo asome iyi nkuru ya Yozefu, nta muntu utayizi. Iyi nkuru ya Yozefu nta muntu utayizi. Bibiliya ikomeza itubwira ko abavandimwe be baramwangaga, baramugambaniye, murabizi, baramugurisha nk'umucakara. Kandi ubwo nubwo byagenze gutyo, uwo nguwo yari afite iki? Yari afite isezerano ry'Imana, yari afite icyo Imana yamweretse, ariko agenda anyura muri ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ko ageze mu Misiri yafunzwe arengana. Urebye ubuzima bwa Yozefu muri icyo gihe, washoboraga kuvuga uti Imana yaramwibagiwe. Kandi koko urebye cyangwa se usubije amaso inyuma ukibuka inkuru ya Yozefu, nawe ubwawe ushobora kuvuga ati uyu muntu Imana yari yaramwibagiwe. Ariko siko byari bimeze. Uretse kugera ku musozo w'inkuru ya Yozefu, wumve tubigendanemo, wumve ugushaka cyangwa se ugukomera kw'Imana. Bibiliya ikomeza itubwira ko atari ko byagenze, cyangwa se atari ko byari bimeze. Niko byagenze ariko siko byari bimeze. Imana yari iri gutegura inzira yo kumugeza aho yagombaga kugera. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ko nyuma y'igihe Yozefu yabaye umwe mu bayobozi bakomeye mu Misiri, kandi murabizi, kandi Imana ikoresha ubuzima bwe gukiza abantu benshi inzara. Iyo usomye inkuru ye yose usobanukirwa ko buri kibazo yanyuzemo cyari intambwe imugeza ku mugambi w'Imana, cyangwa se buri kibazo cyose yanyuzemo yari step, cyangwa se byari bimwe mu byo agomba kunyuramo kugira ngo umugambi w'Imana usohoze. Igereranye rero na Yozefu. Niba ufite ibintu bikuremereye, niba ufite ibyo wumva byanze, bya bindi twavuze haruguru, bishobora kuba bimeze nk'ibibazo, humura, wikwinubira Imana, witega amatwi Satani uza kubwira ngo Imana yarakuretse. Ntabwo yakuretse. Ibyo ngibyo uri kunyuramo muri make bishobora kuba ari kimwe mu by'Imana ikunyuzamo, cyangwa se bishobora kuba ari ikosi urimo gufata kugira ngo uzakomerere muri bya byiza Imana yaguteguriye. Niba koko ufite isezerano, niba ufite icyo wasezeranye n'Imana, humura bizasohora. Wikwinubira Imana, wikumva ko bigushaririye, ntacyo bigushaririye, ariko ntuve ku ibanga ryo gukomeza kwizera Imana. Ukomeze wizera Imana kandi uyikorere birushijeho, kubera ko ibyo ngibyo uri gucamo ni imwe mu nzira Imana yaguteguriye ugomba gucamo kugira ngo uzagere kuri rya sezerano Imana yagusezeranyije. Ushobora rero rwose kumva uri gusenga nta gisubizo ubona. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo wenda usenga ariko nta gisubizo ubona. Wareba ukabona abantu baguteye umugongo, ariko ijambo ry'Imana ritubwira cyangwa se ritwibutsa ko ngo Imana ntikora ikurikije isaha yacu, ahubwo Imana ikora ikurikije
igihe cyayo uko yabiteguye, ibyo yapanze. Imana ikora ikurikije igihe cyayo, Imana ikora ikurikije umugambi wayo, Imana ikora ikurikije ibyo yapanze cyangwa se ibyo yaguteguriye kunyuramo. Iyo igihe cyayo kigeze rwose birakunda. Ijambo ry'Imana rikomeza kutubwira ngo iyo isa n'icecetse akenshi biri gukora ibintu twebwe tudashobora kubona. Ijambo ry'Imana rikomeza rinatugira inama kandi ngo ntucike intege. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntureke gusenga, kandi nanone icya gatatu, ntureke kwizera, ntureke gukora icyiza. Icyo ni icya kane. Nubwo utabona ibisubizo uyu munsi, ibyo ntibivuze ko Imana itari kumwe nawe. Ntureke gusenga, ntureke kwizera, ntureke gukora icyiza. Bwa buzima bw'umukristo, mbese muri makeya, ntuve cyangwa se ntureke gukora, ntuve mu masezerano, ntureke gukora inzira ya gikristo, ntureke gukurikiza inzira nzima y'umukristo. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira cyangwa se riduha urugero rikatubwira ngo hari igihe Dawidi yavuze ati, nubwo nagenda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi kuko uri kumwe nanjye. Iri jambo ryo murarizi, Zaburi murarizi. Ibyo ni byo kwizera nyakuri rero gusobanura. Kwizera, gukomeza kwizera no mu gihe utari wabona ibisubizo, ugakomeza kwizera, ukizera ko isaha n'isaha Imana izabikora, ukizera ko isaha n'isaha Imana hari ikizakora kuri ibyo ngibyo. Twavuze ku nkuru ya Dawidi, twavuze byinshi kuri Dawidi, ariko kandi niwe wongeye aravuga ati, nubwo nagenda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kubera ko ndi kumwe nawe. Twirirwa tubiririmba, ndetse iryo ni ijambo ahanini akenshi abantu baba bazi kuva mu bwana, kubera ko no muri Sunday school barabyiga. Iryo ni ijambo risa naho ryabaye popular, rizwi n'abantu benshi. Na wa muntu udakunda gusoma ijambo ry'Imana cyane cyangwa se utabikurikirana cyane, nkeka ko iryo jambo arizi. Ayo Zaburi rwose ni Zaburizwa, ariko kubimenya ni kimwe, ako sinzi ko unabikurikiza. Ahangaha rero ijambo ry'Imana rikomeza rinatubwira isomo rikuru, cyangwa se rinaduha isomo rikuru kuri ibyo ngibyo, rikatubwira byinshi cyangwa se bikagenda ritwereka ibintu byinshi bitandukanye. Muri make rikagenda ritwigisha kuri ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ntiyibagirwa abana bayo. Hari igihe ishobora gutinda mu maso yacu, ariko ntigitinda umugambi wayo. Rikomeza ritubwira ngo ibigeragezo bishobora kumara igihe, ariko ubuntu bw'Imana bumara ubuzima bwose. Niba uyu munsi ubuzima bukugoye, ibuka ko inkuru yawe itararangira. Nk'uko Yozefu yavuye muri gereza akajya ku ntebe y'ubuyobozi, Imana nawe ishobora guhindura ubuzima bwawe mu gihe gito. Tutavuze ibintu byinshi, ushobora no kugendera ku icyo ngicyo, ushobora kumva n'isomo rwose muri ubwo buryo kandi bikakunezeza. Dusoza rero, ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ko Imana itakwibagiwe. Rigakomeza rivuga ngo Imana irakuzi, izi amarira yawe, izi amasengesho yawe, kandi igihe cyayo nikigera izakora ibyo yasezeranye. Byose ibyo ngibyo ubu uri kunyuramo Imana irabizi, byose Imana irabizi, ariko igihe nikigera izakora ibyo yagusezeranyije. Igihe nikigera Imana izakora ibyo yagusezeranyije. Icyo ngicyo rwose ugifate nk'uko nguko, ndetse ucyumve ugifate nk'ukuri, ntucike intege kandi ntuve ku masezerano y'Imana. Nubwo byatinda,
nubwo wabona bikugoye, nubwo ubona nta nzira, nubwo ubona bikomeye, ariko humura, Imana y'ubwayo, Imana nyir'ibihe, yo izakora icyo yagusezeranyije. Uyizere, ntucike intege gusenga, ntucike intege kuyizera, ntiwumve rya jwi rya Satani riza rikubwira ngo Imana yarakwibagiwe, Imana yarakuretse, Imana rikubwira ibintu byinshi. Oya, ibyo byo ntubyiteho rwose, kubera ko Imana nubwo uri kubona ko itari gukora, ariko kandi iri gukora, iri gukorera hahandi wowe utari kubona. Ariko niba hari icyo yagusezeranyije, humura, 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 bizakunda kandi izabikorera kwiyubahisha. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, reka mbifurize gukomeza kubana n'Imana. Ariko kandi niba ukunze ibyo turi kuganira, cyangwa se niba wumva hari icyo byagufashije, niba wumva nawe twajyana muri uwo murongo, cyangwa se niba wumva ibyo twaganiye muri rusange hari ikintu cyangwa se hari aho bikuvanye cyangwa se hari aho bikugejeje, ukurikize bya bindi byose twavuze, kwizera Imana byose, mbese wongere uhinduke. Ariko kandi nanagusaba ngo ukore subscribe ahangaha kugira ngo utazajya ucikwa na byinshi tuzajya tuganira ahangaha kuri Golgotha Cross. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, reka nkwifurize gukomeza kubana n'Imana, ariko kandi ukomeza unatekereza niba hari ibyo uri kunyuramo bikugoye, wongere wibuke inkuru ya Yozefu, wibuke ko yanyuze mu bintu bikomeye, wibuke ko yanyuze mu bintu bikomeye, ariko mu nyuma Imana ikaza kumugeza ku ntsinzi ndetse ikamwicaza ku ntebe y'ubwami. Imana rero yakoze ibyo ngibyo, yakoze biriya ntaho yagiye, n'ibindi kuri wowe uzabikora. Ariko kandi usibye na Yozefu, cyangwa se usibye n'abandi nawe ubwawe ku giti cyawe, nkeka ko utabure iby'Imana ishobora kuba yaragukoreye mu gihe, muri cya gihe. Imana rwose ifite ibintu yagukoreye, nawe urabizi. Yakoze biriya rero ntaho yagiye, n'ubundi izabikora. Kandi yabikoze n'ubundi, hari na byinshi yakoze utayisabye, hari iby'igiye igenda igukorera ariko utigeze ubigiramo n'uruhari, utigeze unasenga ngo bisabe, ariko ukabona rwose Imana ikoze, irabikoze. Wowe ubwawe ireba hiherereye, izi ibyo dukeneye, iranabizi kurusha twebwe rwose. Humura rero, ntuyinubire, ntiwinangire umutima, humura, ntucike intege, Imana izabikora kandi bizakunezeza. Wowe icyo usabwa ni ukutava mu masezerano, icyo usabwa ni ugukomeza kuyinamba ukayizera, ndetse kandi ukizera ibitangaza, ukizera imirimo yayo. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, reka ngumbwire ngo nawe ubutaha turi kumwe. Imana ikomeze ibarinde.